mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Ivy amaze kuvugana na mama we Jinta amusaba yuko bambitegura mu rugo bakazabasura. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Ivy ari kumwe na Masi ndetse na Shine baba bageze iwabo mu rugo basanga babiteguye batetse. Masi akihagera haritegereza kareba ahantu yinjiye kabaza Ivy kamaza none se hanga tuje niho mu rugo iwanyu twayobye. Ivy ati yes of course hanga ni mu rugo. Masi ati no way burya iwanyu nahanga none se gutujya uba muri ghetto kandi ufite iwanyu nkanga. Ivy ati ariko naho mbasi habe. Masi ati yego naho nagari habe nahabona ariko se gute wagiye kuba muri ghetto kandi ufite iwanyu hameze gutya. Ikindi ndi gutungurwa n'uburyo mu rugo bari kukwakira. Ndebye uburyo mama wawe akwakiriye ndeba uburyo tata wawe akuramutsa ni ibintu bitangaje. None se hari abantu bagira umugisha wo kugira ababyeyi babakunda kuri uru rwego. Ivy araseka kambwa ati Masi nako imbabazi njye nakubwiye ko nzajya nkwita imbabazi sibyo se twabyumvikanye. Undi ati yego. Imbabazi rero njyewe mu buzima bwanjye kuva namenya ubwenge kuva nakwitwa Ivy Kimi nabyo byongereho mfite umuryango unkunda gusa. Ibaze ko utunguwe n'urukundo tata na mama bankunda utarabona shangazi wanjye mfite shangazi unkunda noneho nkagira mubyara wanjye nawe unkunda bidasanzwe. Ibirenze kuri ibyo ngira grandma jajja wanjye arankunda ku rwego nagusobanurira. Mfite aba uncle nyine uturi kubona ni nk'udutonyanga mu nyanja. Masi ati seriously? That's yes of course. Ndati wow ndabikunze. Iyo aba babyeyi bose bakundaga abana babo nk'aba babyeyi nangwa se nk'uko ababyeyi bawe bagukunda ntago twakabaye tubona abana bamwe na bamwe baba ku mihanda. Twakabaye tubona abana babayeho ubuzima butari bwiza. Twakabaye tubona abana bakiri bato bagira depression. Ese wari uzi ko abantu bagira agahinda gakabije batewe n'ababyeyi babo? Ivy ati yes of course I do. Ndabizi rwose. Ndabizi na cyane nta n'umuntu ubizi nkanjye. That's okay. Reka mbwa ati mbaba okay ba wicaye hariya ndaje gato. Aragenda akajya kureba mama ko wase mama ko mbona mwateguye mwatetse ibintu byinshi uziko wagira ngo hari ikirori mufite muri uru rugo. Jinta atari ku mukobwa wanjye yaje kandi umukobwa wanjye we yatashye aba ari ikirori puri yaba ari hafi aho byose ari kubyumva uko babivuga mushiha n'umujinya ukazamuka. Ahera kajya mu cyumba cy'akifungirana habwa atariko uyu nawe wagira ngo ni nk'ikigirwamana. Ngaho bahuruje batetse ibiryo bibaho n'ibitabaho ubwo barashaka ibyo kumena. Gihe narinzi ko bari no kwitegura abantu barenze kumbi naba ewe cyazero yewe abakire bagira n'ibipfu busa. Akiri muri ibyo yivugisha Shine ahira akamwinjirana akambwira ati ariko se Priya ko mbona wiheje nushaka no kutuvugisha wagira ngo nagwa tubonye. Priya ati nababonye ndabona mwaje mwabukereye. Shine ati se ko mbona wagira ngo ufite umutima mbu wabaye iki kufite agashiya. Priya ati nge nta mushiya mfite ndawubagirira se kuko mundusha iki. Shine ati yego ko mwami ubaye iki se
bikugendekeye bite? Priya ariko ndabona hari uje kumpagira aho ni umurengwe gusa. Shayina ariko se Priya ufite ikihe kibazo? Hari ikintu turi gupfa? Bari kuganira Iva ahera kakaza byose aba yabyumvise akambwira ati Shayina Priya mwihorere nuko ahora, rimwe na rimwe umenya sitani zijya zimutera, aritera rimwe akifataka rwose akabyimba akangana naho bwakereye, ubwo ntabuzi byamubyimbije. Sinzi impamvu ngiye kuva nagera hano ntabwo nigeze mubona aseka, kandi urabizi ngiye ntabwo nzi guca ku ruhande no kwinjinga, ntawe njya ninginga pe. Priya reka nkubwire, niba utegereje ko njyewe Iva ndi buze kukuramutsa nkwinginga rwose oya, ntabwo nje nkwikorereye nta kintu nkuzaniye, niba utari unkumbuye it's okay. Priya ariko ntabwo ariko bimeze, wabifashe uko bitari. Iva ati none ni bike, ibaze ko kuva twakinjira muri iyi nzu wiheje ntiwigeze uza, kandi nakubonye uri kuturongora. Twinjiye mu sitting room uhagaze hano wari uri mureba hasi, ushatse guhakana ko utatubonye? Ni ukuvuga yuko utatubonye twinjira? Watubonye kandi ntiwigeze uza kuturamutsa, ahubwo ndibaza umutima muba ahantu wawukuye, ntabwo wishimiye ko turi hano twigendereza? Twabasuye ariko ntabwo turi bumare igihe kinini, ntabwo turi butinde, kwanza nituribona harara dufite iwacu turi butahe. Akumva nkubwiza ukuri, mva jya ugabanya umushiha. Ibintu byawe bya kera byo mu bwana urongera urabigaruye. Shayina ati ndumva muziranye cyane, none se n'ubundi bijya bimubaho? Iva ati mwihorere yewe, njyewe ndamuzi, uko mutwara nuko mbana nawe ndabizi. Nyine Priya nikateheto arifata akabyimba nta muntu wamuvuzeho, ubundi rero iyo yabyimbye gutyo uramwihorera. Abazimu baba bamuteye iyo bamurekuye arongera akavuga agaseka. Shayina araseka ngo iki abazimu kandi? Iva ati none se nkubeshye, nta bazimu nyine, niba ari za nyabingi ziba zamuteye, niba ari ibitega, niba ari karande ziwabo ziba zamwatatse alono. Priya ati Iva ntunyatake. Iva turabizi ariko ko ntagutinya, abizi ko ngiye nkubwiza ukuri. Priya kankubwire, no kuva mu bwana urabizi ko nanjye nkubwiza ukuri. Igihe cyose uzajya wumva rwose ushaka kubyimba, jya ubyimba, bizajya bigeraho ngo bishire. Kuko ni kenshi nagiye nkugoragoza tukiri abana, warakara nko kubaza wabaye iki, ntazi n'ibyakubyimbije, nyuma naje gusanga ariyo kamere yawe. Nyine rimwe na rimwe iyo ndakuzi rega ndakuzi twarakuranye, iyo utishimiye ikintu ndabimenya, maybe wumva watunguwe kutubona hano ntabwo wari utwiteze, sibyo? Ako humura di turaje dutahe tubasigira urugo rwanyu, wowe na so na mama. Ndabizi ko ubu wamaze kumenyera ko uri hano wenyine, so ntago dutinda bibika. Shayina ariko ntukavuge gutyo, no se wowe hano si iwanyu? Iva ariko nawe ni iwawe, twese hano ni mu rugo nyine, feel free wikita kuri Priya. Iva wahera ko hanigendera, Shayina asigarana na Priya. Kabwa se kucyugoye kucyuteye gutya, ndetse ariko se birakureba, mufite plan mwajemo kandi za plan zanyu sinzirimo, sinzi impamvu rero urukumbaza ibintu byinshi, utugamba ubundi ufite n'utwiki. Ndati sasa ibi nabazaga, kandi igendera ngaho sigarana rwose iyo mishiha n'imijinya yawe. Kasita mami yatwitayeho, wowe ntushaka irerere. Priya yinjira mu cyumba kindi akava mu cyo yari arimo, yinjira mu cyumba cya Iva. Mujinya mwinshi rero akitegereza akakireba neza neza, akakireba nk'uri kureba Iva. Mujinya ukazamuka,
kavuga ati wa mukobwa uri ikibi kuri njye, uri ikigerageza urundi wundi, ariko ntacyo. Hashira akanya Lucas arinjira, mu kwinjira Iva arahaguruka, ubwo twigarukiye mu sitting room, agahobera daddy we, amuha ibibizo byinshi, ari no kurira, avuga ati dad I missed you. Undi ati nanjye nari ngukumbuye mukobwa wanjye, kandi iteka mpora ngukumbura, meze neza, hindukira hagarara neza ndebe ko utahorose, ndebe ko utashizemo mwana wanjye, ariko ubundi ubwo urarya kwamba mbona ntazi mirire yawe ni hafi ya naye, ukiba hano ni waryaga, noneho wagiriye rwose kwibana, buriya ubona umwanya wo guteka. Eva ariko se dad wibagiwe ko mfite umukozi? Ndatirega ibyo umukozi nawe ni ibintu bitandukanye, ashobora guteka ariko nturye. Mba nkubaza ngo numve rega niba ukizi guteka kuko wajya guntekera. Iva ati dad ndabizi, n'ubu nubushaka umbwire ntahe ngutekeye. Ndati suri butahe? Iva ati yego tugomba kurara dutahe. Ndato ya ntago mwataha muramara hano like 3 days. Ndati dad ntago byakunda, mu kazi ndatse permission y'umunsi umwe. Ndati oh ngaho nyine ongera umpobere. Aramuhobera ukabona barishimye baseka. Masi byose ababireba, akibaza umuntu Iva ari kwisanzuraho kuri urwo rwego bikamucanga. Lucas aricara, ariko yicara amaze kuramutsa Shine ndetse na Imbabazi. Ahinza akavuga ati muhawe ikaze rwose mu rugo, mwaje nahari ariko nangerekanye baye. Babakiriye se? Iva ati dad mukanya rwose barabatwakiriye ariko ibyibanze babiduhaye. Ese kubundi watinze waruri? Ndati ndari mfite akazi kenshi muri company. Ndati ariko akavuga ati rero daddy uyu muntu uri kubona hano yitwa Masi, ako njye nyine naravuze ntago nzajya bimwita, nzajya mwita Imbabazi, nibyo byoroshye. Ariko akabwira Masi akavuga ati mbaba uyu ni papa wanjye. Ndarikanga ati papa wawe mwisanzura naho gutyo mubanye neza gutyo? Lucas ati biragutunguye? Njye n'umukobwa wanjye turi inshuti, tugenda mu muhanda ahubwo wagira ngo ndi sugar daddy wiwe ndamutereta kuko ntago wabyizera. Iva ati dad uranyibukije, uribuka cya gihe twajyanye ahantu gusangira hakaza umuntu akavuga ngo muraberanye? Ikibazo nuko abana bo muri iyi minsi batajya bamenya imyaka yabo nabo bagomba kuba bari kumwe, akatungurwa nuko uri papa wanjye. Lucas ati abatwibazaho ni benshi, mwana wanjye se ko kuri njye ubanza ukanikurikira, uru rukundo rw'ubuzima uri byose kuri njye. Ndati ndabizi dad. Bakiraho baganira, Lucas arabaza ati ariko se mama wanyiri? Iva ati mama yigiriye mu gikoni. Ndati ati nari mbizi rwose waje ntago mama yakicara hano bagomba kugutekera. Jinta nawe ahera akamanuka kaza avuga ati rwose bana banjye ubu noneho ibintu by'ibanze byatunganye, mu kanya gato turaje tube turi kurya, nsize bari kubitegura. Ahubwo reka tubanze tuganire tubone kujya twarya. Lucas ati ariko twabanza tukarya noneho tukaganira nyuma. Iva ati no dad turamara kurya turuhukeho gato ya tugende, ahubwo reka tuganire birangire. Areka abwira mama watabwo mama yicara. Jinta aricara akavuga ati rero mama nawe papa uyu mubona hano yitwa Imbabazi, nahuye nawe mu buryo ntazi ukuntu nasobanura, nta gihe kinini gishize tuziranye, nta n'amasaha menshi ashize, ariko namubonye mba mugiriye mu
ntago ndi bubagire muri details ngo mbabwire ubuzima abayeho, ubuzima yarabayeho, ariko ndi kubasaba, ntago ndi kubategeka. Imbabazi ari mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, nubwo ni mu senior 6. Nta fees afite kandi ntafite umufasha, ntafite aho ababa ku muhanda. Mwanyemerera mukama amafaranga tukayamuhereza akajya ku ishuri akiga, mwakorera uwo mugisha. Njye nicyo kintu cyonyine nkeneye, ahandi aho kubaho nzakomeza mbane nawe. Njye namubonye mufata nka murumuna wanjye, mwafashije benshi, mwambitse imfubyi, mwambitse abapfakazi, musura abarwayi, mbese mwakoze ibikorwa byinshi. Rero ndatekereza ko no kugirira neza uyu nguyu bitabananira. Ahubwo murabitekerezaho iki, munabyumva gute? Nizere se ko basi turi buvanga ayo mafaranga tuyabonye agaruke ku ishuri, kuko abandi bagiye gutangira exams. Ukasahira kakabwira Imbabazi, kamubwira ati mbwira amafaranga yose nkwishyurira umwaka birangire. Naramubwira ati ndaje mpamagare ku ishuri mbabwire. Ndati wewe bahamagare ubabaze n'amafaranga yose waba ubabereyemo. Njye nishyura umwaka wose, ubundi ujye ugenda ku ishuri wige. Ikindi nkwemerera no kujya ngwereza ibikoresho byose by'ishuri. Nujya ugirana ikibazo jya uduhamagara. Niba Ivy yagufasha nk'umuvandimwe, ubwo nawe uri umwana kuri twe turi ababyeyi. Jint ati niko kuri, ndumva ari ibyo ngibyo. Ahubwo se ibyo ngibyo nibyo byatumye muvuga ngo twicare? Reka twirire. Ibyo byakemutse, niba ari amafaranga murava ahangaha muyatwaye. Ubwo nyine naba ashaka uko avugisha abo ku ishuri, amenye amafaranga tugomba kubahereza mukagenda mukishyura. Tuve ku babyeyi ba Ivy ndetse na Ivy na bagenzi be, twigire kuri Ayman. Ari kumwe na Ntwari, ari kumugata ko Bofle. Njye ndakwikundira mbona uri umwana mwiza, ariko byakujemo gute kwisanga uri gukunda umukobwa wacu? Ko nari nzi ko Ivy nzamushingira nko mu myaka iri imbere. Ntoye byaje bite? Ayman ati byohorere. Njye nkibonera umukobwa nibwo nari nkiva kwiga, ariko nyine njye nigaga nkora kuko nigaga university. Twarahuye duhurira ahantu mu muhanda ari kwigendera tu. Muvugiriza amahoni koko, ndamuvugisha aranyihorera. Abonye murembeje aramvugisha. Ibaze ko duhura bwa mbere na mwatsi nambaza arazinyima. Yazimpaye tumaze guhura nk'inshuro zirenga nk'icumi. Yarazinyima. Njye nkimubona naramukunze. Nyine buryo amezemo, size ye, ukuntu atuje n'uburyo agendamo. Ukimubona sinzi ukuntu nabikubwira, nawe ubwawe wamukunda. Ntwarate ariko njye nsanzwe mukunda n'ubundi. Ayman ati ndavuga ku rundi ruhande. Ntwarati humura rega ibyo uri kumbwira ndabizi. None se ubwuza abantu dukina na basket. Abantu benshi bagiye baba inshuti nanjye kubera Ivy. Abambwira ati tuzaguha icyo ushaka, tuzakugurira, tuzagutembereza, ariko duhuze na mushiki wawe. Gusa nyine kuko ka Ivy nkakunda cyane, ntago mba nshaka umuntu rwose watuma akadeviya kakava mu mwanya umwe akajya mu wundi. Gusa nyine ikintu kinshimishije nuko afite umuntu umeze nkawe kandi umukunda umwitaho. Ni byiza,
uzigera umbabariza mushiki wanjye kuko numubabaza uzahura nanjye uzahangana nanjye dore ndabikwibwiriye ikindi menya ko ari njye uzamuguha ubwo rero ugomba kumfata neza Imana ati ndabizi ko ari wowe uzamuma pe ahubwo nyine mbwira muri izi meta turimo turareba hano urabona ari iyihe mukwiriye nkarata ariko ndabona akangaka ariko kaba ari sawa iyi meta yaba ari fresh urabona twazengurutse ahantu hose ariko ndabona iyi meta ikubiye pe ndatoke reka none haba ariyo dukoresha ariko se ubundi ibi bintu Iva arabizi Imana ati ngaho nyumvira proposal ni surprise turagira ngo tuzamutungure ntwara ati ko numva umuntu uzandya nkabivuga Imana ati ngaho nyumvira ntwara ati ariko se waretse ko umuntu uri kundya nkaza kubimubwira ariko nimubwira umunsi bizabera Imana atarabizi ko ngomba kumupropose ariko ntagazi ngo ni ryari ntwara ati rero ubwo abizi reka tubimubwira azaze yiteguye ndati aho yewe kandi n'ubundi nshaka ko ari wowe uzamujijisha ukamunzanira ntwara ati bizarangira mbivuze Imana ati uranyumvira kandi ni wowe nizeye none ngo uzabivuga ntabwo ibyo bintu rwose byaba biri feye nusubwo urumva utabunyiciye surprise ndati homora ntatebyaga ahubwo nyine mbwira ivi rizabera hehe ndati nyine reba ahantu heza nawe wambwira nushaka umbwire hoteli iyo ari yo yose njya amafaranga ndayafite ndagenda rwose iyo place tuyifata mwaratoke ntari bingwe nongeye kukwereka ahantu heza basiga batanze avance y'impeta akabwa ngo ndi turaza kuyatanga tugarutse bakajya kureba aho proposal ya Iva izabera iminsi rero iragenda ikicuma umunsi wa proposal uragera byose rero biba byarateguwe na Priya Imana ndetse na Ntwari ariko ubona Priya asa n'ahatishimye bitamunejeje umutima ari kwibaza icyo ari buze gukora ngo propose nize kugenda neza bize kurangira n'ubundi isa naho itabaye mu mutima avuga ati ariko ubundi ko ndi buze kuba ndi kumwe na Imana uhagura ikintu cyo kunywa nkaza kumushyiramo ikintu kimusinziriza nkareba ko iyi proposal yaza kurangira itabaye niramuka itabaye bakamutegereza bakamubura Iva araza kubona ko umusore bari gukundana atari serious ariko se nanone ko proposal ari surprise nta kintu Iva abiziho ashobora kutabitinda ndakora iki ariko ubwo ibi bintu Ntwara birimo akaba ari uri buze kuzijijisha Iva nyamara hari ukuntu nabigenza Ntwari ashobora kubona ko Imana atari serious agahera akabwira Iva akabivamo reka mbigenze guri nibifeiringa nzashaka ikindi kintu nkora
aragenda agafata juice agashyiramo ikinini gisinziriza, araza aho Ayman aba yicaye avuga ati boyfriend, ibintu se urabona biteguye neza? Ndati yego. Hama se Ivy aratugeraho ryari ko mbona amasaha yegereje? Ayman ati maze kuvugana na Ntwari ambwira ko bari kuza. Atari kumva kugira ngo amuzane byabaye intambara. Ndatse byagenze bite? Ati nyine iwe yumvaga ashaka ko basohokera ahantu haciriritse, urabizi ko nyine Ntwari amuzanye amubwira ngo aramusohokanye. Umuvandimwe wawe rero uramuzi ko adakunda byacitse kandi adakunda no kujya out, yari yabyanze hamuzanye nyine by force. Ndati okay, nari nkuzanye akaji hano. Ayman ati urakoze. Turiyahera akagenda, Ayman akaguma aho ngaho. Afata juice ngayinyweho, yajya kuyinywa telefone igasona, ahera ko yitaba. Mu kwitaba yitaba umushuti we akabwa ati nose bro, bite ko watinze? Ubu uragira ngo uze ahanga ibaze uguhahuriye na Ivy, ibaze ko Ivy yahera akabikeka. Ubu wakabibyo wageze hano kuko Ntwari amaze kumbwira ko bageze hafi baza. Ndata ariko mpagaze hanze nahageze, ntabwo ndi kukubona. Ayman asohoka aho yari yicaye akajya kuramutsa inshuti ye. Ati bro, numva guri bumbeshye utari buze. Ndati umva, uburyo nkunda mi couple yawe na Ivy ntago nabura kuba ndi hano. Njyewe ndi umufana, nzanisiga n'amarangi, nako ndi umukunzi wanyu. Umufana se mbaye umufana nazagera aho nkahira ko mbivamo, ako ndi umukunzi mu biro mu byiza nzabashyigikira. You are like a brother to me, so ntago nari kubura kuba ndi hano. Bakomeza baganira, Puriya wabari hafi aho ngari gucungacunga ngo arebe ko Ayman yaza gutangira gutera imitwe asinzira, agategereza agaheba. Bakiri muri ibyo, Ntwari na Ivy bahera ko bahasesekara. Mushuti wa Ayman akireba Ivy arumirwa cyane, akamubwira ati mbega ko mbona uyu mukobwa none habaye mwiza kurushaho, urareba ukuntu yambaye? Ayman ati ariko noneho Ntwari arateguwe, ubu yamufatishije iki kugira ngo amwambike kuriya aba ari gusa kuneza kuriya? Wabona mana yanjye Ntwari yabivuze, akaba ariyo mpamvu Ivy aje asa neza kuriya. Ivy ntago akunda kwitera makeup, ariko ndabona yaziteye, ntago bisanzwe. Ndetse ashobora kuba atabizi, ariko umva cyaza ahangaha uburanyemeje. Umva ko bavuga uyu ni umugore nanjye nkaba umusore. Cyaza bafite inkwi yibihiye kwanza. Iki kiremwe uko wagira ngo yariremye ba Ayman atari kuzi ko wari umugore wanjye uri kuvuga. Umva subiza amerwe mwisaho, hano hari abakobwa benshi bitabiriye ivi ryanjye, ngiye gupropose, urebe mu ukunda nawe uzamugira umugore, kwanza windebera umugore. Ntwari ahera ko abwira Ivy akamubwira ati nyine ngufitiye surprise, reka ngushyira agatambaro ku maso. Ivy ati ariko se bro, noneho byagenze bite ko mbona uri kwitwara bidasanzwe? Umfitiye surprise wowe? Ahaha, ngaho twagiye. Aramwemerera akamupfuka ku maso, akamufata akaboko, amugeza neza aho Ayman abari.
yashinze ivi Puriya biba byamucanze aragenda akajya kureba niba koko Joyce Ayman yayinyweye agasanga uko yayimuhaye niko ikiri ndetse iracyateretse aho yari yicaye we umushiha n'umujinya we bituma atareba ibirori biba biri kubera aho ngaho ni mu gihe Ayman we abapfukamye aho ngaho ntwara akuraho agatambaro mu maso ya Iva aba yamupfukishije Iva agatungurwa no kubona abantu benshi bari aho tungurwa no kubona Ayman amupfukamye imbere amubwira ati marry me Iva mu byishimo byinshi bivanze n'amarira ahera akagapfukama imbere y'umukunzi we Ayman akamuhobera yarangiza akamubwira ati ndabyemeye nemeye kukubera umugore no mu bundi buzima niba koko bubaho nabwo nzabyemera nkubera umugore abaraho bose bakoma amashyi ababaririmbira bakabaririmbira Ayman ahera akamwambika impeta Puriya ahagera barimo bahoberana amavidiyo ari gufatwa amafoto bari gufotora umujinya uramwica nta kindi kintu akora ahera ko akava aho ngaho akagenda ariko ababaye cyane inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha birangiye Ayman yambitse Ivy impeta ese ubukwe bwabo buzataha nangwa Puriya azabwitambika inkuru yitwa Inzitane njyewe nitwa Atete ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho